Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. It's me again, ndagarutse nanone. Uyu munsi ngiye kuganira n'umuhanzi ukorera umuziki hano mu mujyi wa Gisenyi. Bro, bakwita nde, bimeze bite? Tangira wibwira abantu nyine kugira ngo bamenye n'umuntu turi kumwe. Muraho neza, amazina yanjye nitwa YC. Niyo abantu batangiye kumenyaho muri industry ya music. Urumva ndavuga byoroshye, nitwa YC ariko info ni Yannick Capard. Umuntu ushaka kunshaka ku mbuga zitandukanye niko banyita. Okay, tugiye kuganira na YC. Ni umuhanzi uri talented ku buryo nuza kumva indirimbo agiye gusohora irasohoka irajya hanze mu gihe kingana gute? Twapanze bite na twagiye ducamo, twapanze ko yasohoka tariki 5 kwa gatanu. Nejo bundi aburi iminsi hagati. Okay, harabura iminsi ne? Of course, yeah. Uyu munsi tariki ya mbere twese kwa gatanu. So harabura iminsi nashishikariza abantu bose kuza gutegereza iyi track kubera ko man ni indirimbo nziza. Nge YC natunguwe n'uburyo uririmba bro. Murakoze cyane. Sinzi niba ari nge wa mbere ubikubwiye ariko numvise hari ukuntu ujya kugira ijwi rimeze nk'irya andi umuntu. Ni nge wa mbere ubikubwiye cyangwa usanzwe ubyumva? Urumva abantu benshi bacyumva indirimbo yanjye ya mbere. Abantu banyigiriye nibo ndi kuvuga. Bagiye bambwira ati se andi bite ko twumva mujya kuririmba kimwe bimeze bite? Kandi ko kundi usanga umuntu nagaruka bati andi cyangwa mugasa nta nicyo mupfana. Yeah, of course. Andi no muwazi w'umuhanga nanone ndirimba nkawe byo ari byiza cyane kuko umuhanga. Ariko ngiye bite no kundi ndirimba urabizi nawe kwigana ijwi ry'umuntu ntago ari ikintu cyo cyoroshye. Ntabwo ahubwo umuntu tujye kwimba style bye gusa. Kuri rero umuntu abyumvishije afite kunahita byumva kumva ko ari andi ya. None urabona YC gukorera umuziki hanze wenda ya Kigali mu Rwanda biragoye. Ntabwo twe turagera kuri level ya za Tanzania na za Kenya aho umuntu ashobora gukora indirimbo Kisumu muri Kenya akaba popular, akaba umustar, agatangira gutumirwa mu bitaramo biri big, akabona ama contract nyine bigatangira kumutunga bitamusabye ko ashiftinga ngave wenda mu Mombasa ngaze Nairobi. Cyangwa se niba umuntu ari Mwanza Tanzania akaba yaba fame bitabaye ngombwa akajya Dar es Salaam cyangwa Arusha. Ni ukuvuga ngo twebwe nyine biracyaguye kubera ko urabona nko mu ntara mu Rwanda hafi y'intara zose turacyafite ikibazo nyine cy'ibitangazamakuru, platform nyine zishobora kukumurika ukajya hagaragara. Ari nayo imwe mu mpamvu yatumye nkora YouTube channel kugira ngo mbashe kugira umusanzu wanjye ntanga kugira ngo abantu bari hano muri Gisenyi cyangwa se n'abandi bakorera umuziki wenda za Musanze mu ntara aho nzajya nshobora kugera nabo wenda babashe kugaragara, nyine impano yabo ibashe kugera ku bantu bari kure cyane bitagombeye ko ngo banza gutega ngo ugiye gutigita promotion y'indirimbo. Dutangira twikorere promotion y'ibintu byacu hamwe n'abantu bacu hano, ni nabwo wenda n'igihugu kizatera imbere na industry izamuke, kuko si buri muntu uzagira nyine ubushobozi bwo kujya muri Kigali gushaka promotion y'ibintu akora, sibyo? Ntabwo biba byoroshye. Ni byiza ko dutangira kwikorera promotion y'ibintu byacu hano, noneho bikava hano bikagira n'andi kubera ko bisigaye byoroshye. Isi yabaye umudugudu no gukoresha internet biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo niba hano uyu munsi kuri platform yanjye mfite abantu barenga 2,000 mu gihe cy'umwaka umwe gusa, kandi bari kugenda bazamuka cyane, content abantu bari kuzireba 30,000 mu minsi 10, hari ziri mu bantu muri 500 gutyo. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze hari umusanzu tuba dushyize ku tafari rya music industry hano mu mujyi wa Gisenyi. Hanyuma iriya video wayikorewe nande? Nabonye nari video nziza nayo ifite quality. Ese no producer w'inaha wenda nayo tuzamurebe kuko nabonye ibintu byaye nyine nakunze ukuntu biteguye, audio video byose man na lyrics man. Ndo wakoze iriya video? Ukuvuga ngo mbere na mbere warusome neza hari yavuze ati ngo Gisenyi ngo hari ukuntu itaragira abantu benshi n'aba influencer abantu bagiye batandukanye bagenda bafasha abahanzi Gisenyi. Abenshi agiye kuzamuka mu muziki ya Kigali usanga ntabwo byoroshye. Ubwo urumva rero gutangira umuziki dufite abantu nk'abo badusapotinga biradufasha natwe abahanzi, bituma tubasha kugira ngo tugere kuri byinshi muri industry y'umuziki, kugira ngo ibintu byacu abantu babibone mu buryo bworoheye. Usanga nyine ibintu bisa nkaho biri kwirukanka cyane. Tugiye tugeze ku ndirimbo yanjye yakozwe audio yakozwe n'umutipe bita Babit, ni umuhanga nawe ni w'Igisenyi.
nagerageje gufata abantu b'igisenyi cyane kubera ko nangiye mu rugo Babit ni umuproducer mwiza cyane, ni umuhanga byatari na instrument atazi gucuranga byose arabizi. Hanyuma video yo umutipe yifasha mwita Big Deal, nawe ni umuhanga byatari, yamaze gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ama idea ni wagiye yamereza akambwira ati ngiye gushyikiriza mu sharing ideas, and then nabuze kureba nkumva ni ibintu biri bisa neza biri unique, yaza namubwira ati se twakoze ikintu n'iki mbona bivuyemo. Ubwo nawe namushimira, yarakoze cyane. Yego, namushimira pe, yarakoze, ariko no kuvuga ngo no mutipe yitwa Big Deal ni wakoze video. Okay, wenda uraza kumpereza contact zabo nidusoza, nabo nzabasure tuganire, kubera ko muri iyi minsi natangiye kubona call contact z'abantu bari hanze ya Gisenyi bampamagara bavuga ati turashaka kuza gukorera video Gisenyi, dukeneye ko adufasha kubona location na promotion. Ubwo byaba byiza wenda mu gihe nawe mfite aba artiste baje gukorera inaha, kurabizi Gisenyi ama location menshi utasanga handi mu Rwanda yihariye bitewe n'imiterere yabo. Ubwo wenda tukagenda in touch ku buryo najya mba connecta bakabasha gukorana, nyine ni gutyo connection yubakwa, hanyuma tukanasupportingana ibintu bikarushaho gutera imbere. None ikindi kintu nari ndi kwibaza kuri ya talent ufite bro, ubundi turi mu bindi bihugu tutagenda kure cyane, byanze bikunze hari uburyo byagakwiye kuba bitangiye no kubyara inyungu, ariko nanone bikajyanira n'igihe umaze ukora. YC wowe umaze igihe kingana gute muri industry? Nyine unsubize uherewe nko kugiye warizinze indirimbo yawe ya mbere. Nakubeshye rero, umuziki nawutangiye kera, ariko nari naragira ku rwego rwo gufata ngiye gusohora indirimbo yanjye. Nararirimbaga nakora nka verse ya mbere, sawa ko nari nkiri kwiga bigasa nkaho bihagaze n'amasomo ikanga. Ubwo rero waba umaze kurangiza ishuri nibwo naje gufata ndabatika muri indirimbo. Ubwo nigeze kuganira n'umutipe nawe n'umuhanzi ukomeye mu Rwanda, twarahuye turaganira, ambwira ko ngomba gukora ibintu byanjye, abikora kandi nkabikora mbikoze ko arumva mfite impano, arambwira ati gerageza ukora ibintu byawe abantu ndabizi bazabikunda. Ubwo mboneraho nibwo naje kujya muri studio, ngezemo ndavuga ati se waciremo akantu tukaribya, ariko tipe arankundira, turakora kujya dukora umuziki gake gake, umva avuyemo indirimbo. Ubwo nabyo ndabishimira Imana ko nayo yaramfashije, ntabwo ari njye gusa, n'abandi bantu bambaye hafi, harimo inshuti zanjye za hafi zagiye zimfasha zikamba hafi, zukumva indirimbo yanjye. Urabizi hari ukuntu umuntu yumva indirimbo akavuga ati indirimbo hari ikintu kiburamo, indirimbo ntabwo igira wumve ngo umuntu avuga ati indirimbo ntabwo ari nziza. Bose bagiye bambwira ati yari full package, yego, ati indirimbo yawe ni nziza, yikorera amashusho, ifite ahantu izakugeza. Urabizi gutangira ntabwo biba byoroshye, umuntu aba agishaka abantu kugira ngo abiyereke, ntabwo biba byoroshye. Ya n'ubundi Yannick, wenda nanjye nakugira inama mu gutangira, n'ubundi ntabwo ugomba kwitega ibintu bihambaye cyane. Wowe urakora nyine aba ari journey. Ejo nabonye Dr. Nganje wazanye iyi movement ya Kenya Trap ku Isibo, bari kumubaza ati se utangiye kugera uyu munsi amafaranga washoye muri bari abahanzi ko abenshi bamumaze no gutandukana barayagaruje cyangwa baraguhombeye? Aravuga ati njyewe nta na kimwe cya kabiri cy'amafaranga natanze yagarutse, ariko ntabwo nahombye. None ufite akamazi ati se none niba nta na kimwe cya kabiri cyagarutse ni gute uvuga ko utahombye? Aramubwira ati umuziki ni urugendo man, ibintu nanakunze byatari. Bigaragara ko uriya mutipe ari umuhanga. Yaravuze ngo Dr. Nganje, umuziki ni urugendo. Niba njyewe narafashije umuntu nkamushiraho miliyoni, uyu munsi akaba ari kuyakorera mu gitaramo kimwe, nubwo njyewe atagarutse mu buryo bw'amafaranga, ariko kuba naramufashije akagira ahantu agera ni iby'agaciro. Kandi kubera ko umuziki ari urugendo, kuba naramukoreye wenda we simuboneho inyungu, hari ahantu byashyize izina ryanjye, bituma noneho hari abandi bantu bazaza nyuma, kubera ko hari umuntu nazanye bakamubona, bitume nanjye noneho mbona amafaranga. Avuga ati rero umuziki ni urugendo, ntabwo nshobora kuvuga ko nahombye. Ntabwo nyine ushobora kubyuka mu gitondo ngo ibintu bipfe gukunda, biragoye pe, biragoye. Aba ari urugendo. Ni ukuvuga ngo niba abantu bashobora kumva indirimbo yawe bakagira n'ubwoba mani, njye narabyumvishe ndavuga ibi bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo twaba dufite talent zimeze gutya muri G-Town hanyuma ngo tubireke gutyo gusa. Nkeka ko tugomba gutangira no kuzajya tureba uburyo niba habaye nk'ari amabot party, ibirori bigiye bitandukanye, dutangira gukora amatimu ku buryo dushobora gushakira abahanzi bacu amastage ku buryo bashobora kwigaragaza abantu bakababona, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero we ntabwo ugomba gucika intege,
no matter what nubwo haza n'undi muntu akavuga ati wapi ntabwo njye numva ko wenda biriya bintu bishoboye wowe ukora ibintu byawe kandi ujyanirane n'abantu bakumva bumva target yawe na dreams zawe abo bantu nibo bazagufasha kugera kuri destiny sibyo hanyuma urebye nk'uburyo nyine movement y'umuziki muri Gisenyi imeze hari abandi bantu bari gukora sibyo benshi bari gukora kandi none uri kubona ko wenda bisa naho bigiye kongera kugaruka kandi bikagarukana amaraso mashya wowe ubona nk'ikintu dukeneye wenda ubu ngubu muri Gisenyi ari nk'iki nk'abahanzi cyangwa se muri rusange nk'ikintu dukeneye nibiye kugira ngo mwebwe muri mu muziki ntimuzacike intege nk'ababanjirije ahubwo mufatireho ubundi mbere na mbere ikintu navuga kuri Gisenyi abantu bose bayiziho ko abahanzi bagiye bavuga ko tudafite abahanzi bavuga Gisenyi bakomeye bari mu murwa Kigali ahubwo Gisenyi izwiho umuntu yamaze kugafata umva ko mu buryo bwa marketing ibintu bijyanye no kugira ngo imiziki yabigera bajya i Kigali bagashaka kugira ngo byibuze ariyo bakura amaronko urumva ubwo ikintu cyiza gihari rero ikintu ngiye nabona Gisenyi tinyine ko twese duterana inkunga akaba wamfasha nanjye nkagufasha uko nshoboye ikintu cyiza kiba gihari rero iyo bigeze muri iyo level ni hano usanga abantu bose tugenda tuzamuka kugira ngo talent zigaragare ahantu hose hari talent hagenda haza abantu bakadufasha hano hari abantu benshi bafite impano zikomeye kandi cyane ugasanga rero abantu nkiba Gisenyi ntabwo ubwo bushobozi ntagira bugira ikintu gikenewe rero ni uko haba abantu influencer b'Igisenyi bazwi kandi bakareka kwiyemera akaba yafasha umuntu akamufasha kandi abikunze abantu benshi bafite target yabo bakavuga ati ngiye umuntu ndamufasha bitewe n'uko icyo ndi buze kumukuraho ubwo ngubwo ugasanga ntabwo ibintu bigiye mu buryo bwiza nicyo kintu abandi bantu b'abanyamahanga baturusha badufasha barafashanya bagafashanya ku giti cyabo kandi bakumva ko niba nyine ikintu cyabo kikazamo nacyo yego Gisenyi kintu nyine abantu nk'abo ngo bakareba umuziki aho ugeze bagafashanya akaza amateleviziyo amaradiyo nayo akagerageza kujya supporting indirimbo z'inaha nakina indirimbo z'abandi basitari ariko nabo n'abasitari b'inaha kandi nabo kujya bumvikana ku maradiyo ku mateleviziyo icyo kintu gikenewe ndakeka niba nibeshye na televiziyo zikomeye zihari urumva ni ibintu bikomeza kugenda bisubiza abahanzi hasi i Kigali umuhanzi agiye gushaka interview i Kigali cyangwa se agiye gushaka televiziyo imukina nanone n'urugamba rutoroshye ku muziki usanga n'ubundi bari gukina bakugora gusaba ibintu bigoye ugasanga ku bushobozi bwawe biri kwanga ko nta muntu utangira na management usanga nta management umuntu afite ugasanga biramugoye ugasanga kugira ngo uzumve y'amano bisabye ibintu byinshi cyane umuhanzi atakwibonera ku giti cye ikintu cyo nuko twese twajya dufashanya niba ubonye imana ihari ukagerageza ukayizamura nkuko nawe uri kuzamura ibyawe ukadufasha twese tugafashanya numva ko byagenda uvuze ikintu gikomeye uravuga uti tugomba gushyira hamwe tugasapotinga nyine tukagira urukundo rwo gufashanya kuko umuntu umwe nta hantu yigeze ariko iyo abantu bari hamwe bagira ahantu kure cyane kuko iyo muri team umwe agashaka gucika intege abandi baramwakuraja bikazamuka ni ukuvuga ngo njye ubu iyo mbonye umuntu wese ufite talent ari hano cyangwa ahantu hose nshobora kugera binyoroheye ngenda mwihamagarira byanike dusanzwe tuziranye dusanzwe duhurira muri business zigiye zitandukanye ariko ku kintu cy'umuziki twigeze kubiganira ariko nkimara kubona iriya coming soon yawe nayibonye ku muraperi ukora trap bita Philpazo ufite indirimbo nziza cyane iri kuzamuka kuri YouTube iri kurebwa byatari nawe tuzaganira mu minsi ya vuba nuko turi kujya tuburana kubera twese akazi ariko tuzareba uburyo duhuza muri iyi minsi tugira ikintu dukora uvuga ngo nkimara kuyibona nahise mubaza nawe ni Yannick arambye ati ubu ni Wise bro ndamubwira none se iyi talent ko mbona idasanzwe ndamubwira ngo reka mpite mwandikira mpite musaba tuze gukora interview hanyuma n'umunsi indirimbo izasohoka azaduha ama link twese tuyisharinge ku buryo tuzayipushinga nayo ikagira kure cyane hashoboka n'Imana igakingura imiryango bw'urukundo tuzaba turi kubikorana wenda ikabasha kuba yaba breakthrough muri music industry mu Rwanda y'umuhanzi Wise ni ukuvuga ngo niho nayibonye urumva ko cya kintu cy'urukundo cyatangiye kuza ko nayibonye kwa Philpazo hari n'abandi bayibonye bayikunze bayitegerezanyije amatsiko menshi cyane mu rwego rero nanjye rwo gushyira itafari ryanjye kuri industry no mu bantu bose bafite talent zitandukanye nubwo zitaba umuziki na creating hashtag kuri YouTube yitwa
Gisenyi got talent. So what I can tell you to Gisenyi got talent in you. Mu by'ukuri umuntu uri buze kureba wenda ndaza gupiningira coming soon yawe muri comment abantu baze kuyireba hanyuma batubwire bahite banakora subscribe kuri channel yawe kugira ngo indirimbo nisohoka mu minsi na urumva na amasaha bazabashe kuyumva by commenting aho bavuge uburyo bayumva banatubwire niba twakabije sibyo banatubwire nyine uko nabo babyumva ko buri muntu wese ukunda umuziki yaba proud yo kumva afite umuhanzi umeze nkawe ahantu aturuka mu minsi iri imbere tuzajya tukwirata nk'uko uyu munsi twirata ba Okama tukirata ba Rafiki Choga Style tukirata ba Young Grace tukirata ba Faiso ba Kode tukirata ba Shizo dufite aba star benshi bagiye bakora kandi birafata igihugu kirabumva kabisa barabakira igihugu kibasha kuba ikaze no kuvuga ngo nawe nkeka ko uzaba umwe muri abo bahanzi kandi ngiye ngufite icyizere kandi umuntu wese uri buze kumva ira coming soon yawe ndakeka ko turi buze kwemeranya ndumva tugiye gusoza kubera ko tuzagira igihe cyo kongera kuganira indirimbo yamaze kugera hanze turebe comment z'abantu cyo barimo kuyivugaho Yannick mu kuba wenda tugiye gusoza none aha niyihe message ufite wenda wahereza ku bantu bari buze kureba interview bari basanzwe bakuze batazi kuri umuhanzi gira message cyangwa gira ikintu babwira nyine murakoze nanone hari ikindi buze kugarukaho ko mu bintu nagiye mpura nabyo buri munsi urabona hari ukuntu umuntu yumva ngo ugiye kuba umuhanzi akavuga ati se hanze ni ibiki bihanze n'ibyo ugiye kujyamo ni ibiki kandi tuzi ko ntabwo abahanzi ari amatari seri ntabwo kuba bakora umuziki ari ibintu bibi ahubwo se uwo muziki urawushoboye ufite impano niba koko bishoboka umuntu wese yagakwiye kuba atega umuntu amatwi twe turi amaraso mashya Gisenyi tugiye kuyiteza cyo kuyizamura tugeze hejuru ku buryo umuntu wese azayumva ati abana b'Igisenyi bafite ukuntu bakora uko bumva i Kigali bakumva ahandi hantu hagiye hatandukanye bakumva imiziki bakumva ko ari ibintu byiza ubwo natwe tugomba kugira gushiraho itafari ryacu bakabona ko imiziki ari impano nshyashya ziri kuvuka icyo naboneraho mvuga mbwira abantu nuko indirimbo yanjye ndabizi bazayikunda ko n'indirimbo nandikiye umuntu wese yayumva utagiye ngo kuvuga ati ngo mu ndasitire runaka n'indirimbo umuntu wese yakumva cyane yitaye ku magambo arimo ni indirimbo nziza y'urukundo nubwo abanzi benshi dukunda kwandika ku rukundo nuko aribwo tuba dusabwa tugizwe n'urukundo abantu bundi true story yego ubwo hakenewe ko icyo nabwira abantu bamurikiye ahangaha cyangwa se abantu bazaba inshuti zanjye z'ahazaza cyangwa se abafana icyo nababwira ni uko umuziki wanjye ugiye kuza ufite ikintu gitandukanye kabisa kiri unique cyane kuko umuziki wanjye ntabwo ari umuziki umenyerewe ku bantu bazawumva cyangwa se bawiteze ni umuziki ndabizi muzakunda mukawukunda kandi mukawukunda muwukunze ntabwo ari ibintu bizaza bihite birangira ni ibintu nzakomeza kugenda mbahereza ibintu byiza indirimbo ya mbere ivaho hajya yindi kugeza igihe muzumva ko ibintu bishoboka cyane mu gusoza nanjye nshobora kubwira abantu badukurikiye bari buze kureba iyi interview ko ba stay tuned on this channel kubera ko nyuma ya YC ndi buze kuzana n'abandi bahanzi abaraperi turajya muri culture zose abantu bambika abahanzi naha barahari ndabazi ni benshi twaganiriye na Jalil turateganya kuganira n'abandi ni ukuvuga ngo abantu batangire nyine baduhe time baduha amahirwe batugirire icyizere barebe ibintu tuzajya tubagezaho ko nkeka ko ntabwo tuzabatenguha tuzagerageza kuzana koko wa muntu ufite impano buri muntu wese yumva akavuga ati impano ikeneye support tuyishyigikire tuyisapotinge tugerageze dutangire no kongera kujya dutegura ibitaramo sibyo nubwo tutabishyira ku mafaranga ahanitse ariko niba hari amasale hari abantu bafite sound nziza nka DJ Braz shout out kuri DJ Braz bashobora kujya gukora mu kwita izina bashobora kujya gukora mu manama akomeye ni ukuvuga ngo dukeneye gutangira kugerageza gukora ibitaramo tugategura ibitaramo abahanzi bakabonana n'abafana babo tukareba ko hari ikintu byatangira kuzana hamwe nuko umuhanzi nawe aba yasohoye amafaranga akora audio akora na video ndumva ko bishobora kuzagira ikintu bihindura gifatika reka dusoreze ahangaha ntiturambirane tuzagira igihe cyo kugaruka we sign out mutegereze indirimbo ya YC ndaza gushyira YouTube channel link muri description niyo coming soon hanyuma ndakeka ko muri buze kumusapotinga ko ni umwana wanyu muzaba proud nyine nkuko wishimira kumva ko turuka ahantu haturuka impano nawe barishema kuri wowe
niryo tafari ryawe. Ukore subscribe kuri channel no kuri channel ya YC. Indirimbo iraza mu minsi 5 tuzayisharinga ahantu hose hashoboka, kandi ndakeka ko muzayikunda. Stay tuned, bye bye.